Urubanza rwa mbere yatsinze umva ko yigenje nge nari naragiye ikuzimu Aransengera Mvayo arashyira igicaniro ku ruhimbi bavangwe yari guterekera mushitani afite imbaraga kurusha Imana so rero nge mu maso yanjye Slim Jesus. Yes, reka nongeye mbereze ikaze bakunzi ba Slim Jesus TV. Nangire mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwe. Hano turi ni ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho twaje mwiburanishwa ku rubanza rw'uwo bita Jean Bosco ndetse n'umugore we. So ubu ngubu rero tugiye kwifashisha inkuru iri ku museke.com aho bivuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ni inkuru yasohotse mu minsi yashize ubwo bwa mbere twamenyaga ko uyu Jean Bosco yatawe muri yombi. Jean Bosco mbere ko atabwa muri yombi hari byinshi byagiye bivugwa aho n'ubundi hari tipe wari umaze iminsi aje atangaje inkuru yitangaje kuri bivuga ko nyine n'ubundi yakoraga ibintu bitari byiza. So urwego rw'igihugu rero rw'ubugenzacyaha RIB rwaje kuba rwakemeza ko rwataye muri yombi Bishop Harerimana Jean Bosco umushumba w'itorero Zelafat Holy Church n'umugore we Mukansengiyumva Jean Murangira BTR umuvugizi wa RIB avuga ko Bishop Harerimana n'umugore we bafunzwe ku itariki 9 z'ukwa 10/24 bakaba bafungiye kuri station ya Kimihurura. Yagize ati RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco akaba ari umushumba w'itorero Zelafat Holy Church akaba afunganywe n'umugore we Mukansengiyumva Jean bafunze bakekwaho kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Urumva ko nyine hano uri kumva ko nyine hari umuntu ngo bakangishe amafoto y'urukozasoni ndetse kandi bakanamukangisha bakanamubwira ngo abahereze nimba ari ituro rya miliyoni 10 akaba ari byo bushinga akarimwe mu abakurikiranyweho. So hano RIB ikomeza uvuga ko umwe mu bantu basengeraga mu itorero Zelafat Holy Church yatanze ikirego avuga ko Bishop Harerimana amusabye kumuha miliyoni 10 amweza ko azamusengera agakiza indwara amaranye igihe kirekire. Iperereza ry'ibanze rero rikaba rigaragaza ko Bishop Harerimana Jean Bosco akekwaho gukora icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya naho umugore we akaba umufatanyacyaha kuri byo. Umugore wa Bishop Harerimana Jean Bosco witwa Mukansengiyumva Jean nawe akekwaho icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni aho umugabo we ari umufatanyacyaha kuri cyo. Dr Murangira BTR umuvugizi wa RIB avuga ko hagikorwa iperereza ngo hamenyekane uko icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni cyakozwe. Icyaha kimuhamye Bishop Harerimana Jean Bosco ashobora guhanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 3 n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5 nk'uko biteganywa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha cyo gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni cyo gihanishwa igihano kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarengeje imyaka 3 n'ihazabu iri hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300. RIB ikabisaba abantu bose kugendera kure ibintu biganisha ku gukora icyaha no gukurikiza amategeko igasaba abavuga butumwa kuba intangarugero. Urumva ko nyine ni ibintu navuga ko iyi nkuru kwanza tukibona ni inkuru navuga ko yatangaje abantu benshi cyane abantu bakibaza batese ni gute umukozi w'Imana ashobora kuba yatabwa muri yombi ariko nanone ntabwo ari ubwa mbere twumvisha umukozi w'Imana afunzwe ntabwo ari ubwa mbere twumvisha umukozi w'Imana afunzwe kuko byagiye biba kenshi dufite abo bita ba Fotre Yongwe nawe urumva yarakurikiranywe ibintu bijyanye n'amaturo ariko niyo ngo Harerimana Jean Bosco nawe akaba akurikiranyweho icyaha cy'uburiganya ariko nanone nacyo cyaciye muri za nzira z'amaturo aho yabwiraga umuntu ati ndagusengera ukire iyi ndwara. Ibaze nimba uwo muntu yararwaye indwara aho agera ku rwego rwo kuba yatanga miliyoni 10 urumva ko ni indwara ikomeye cyane ni indwara yaramaranye igihe ariko pastor amusezeranya ko agomba kumusengera iyo ndwara agakira akagaruka ku murongo ariko biza kurangira atakize. Sinzi nimba Murezo wenda akimara kwisuzumisha sinzi igihe yamuregeye nimba yari yamaje kubona ko biri gutinda ariko nanone ikindi kintu kiba gihari urumva inkuru itangaje hano ni ukubona umugore n'umugabo bose batawe muri yombi bitwa nanone twaberukaga ubwo twabonaga Prince ndetse na Elisa nabwo ubwo urumva murabyibuka byo sinjya kubigarukaho ariko nyine hari abantu bari kuvuga ati kubona umugore n'umugabo batawe muri yombi nibigaragaza urukundo rurwanya rwo bakavuga ati nyine babashyigikiranye ariko ku giti cyabo urumva ko bombi bafite ibyaha bari gukurikiranwa. Ari umugore ari gukurikiranwa icyaha cyo gukangisha video z'urukozasoni aho yabwiraga umuntu runaka avuga ati wenda ko ari mu mukangisha amashusho y'urukozasoni
byumvikana ko nimba umugore ari kuvuga ko yakangishijwe amafoto y'urukozasoni, nuko ntabwo akangisha umuntu amashusho y'urukozasoni mutavuganye, utayamusabye, mutageze muvugana video call. Urumva ko hari n'utundi tuntu twabaga ku ruhande, wenda umugore wa Jean Bosco akaba yabwira abantu runaka ati nyohereza video, nanjye nyohereza video cyangwa ibiki n'ibiki, biza kurangira rero izo video azigize igikangisho, ariko nyine bitewe n'uko nyine yabanaga ubwo n'umugabo we, uwo mugabo akaba yariswe umufatanyacyaha kuri icyo cyaha, ari nacyo cyaha akurikiranyweho kuba ari umufatanyacyaha ku cyaha cyo gukangisha video z'urukozasoni, naho umugore nawe akaba akurikiranyweho icyaha cyo kuba umufatanyacyaha ku cyaha cy'izo miliyoni 10 z'uwo nguwo watanze amaturo. Urumva ko iki rero ibi ni inkuru navuga itangaje, inababaje cyane ku bakristu bose hamwe, ariko nanone abapasiteri tujya tubibutsa rwose mugerageze mudusengera, ariko mutwaka amaturo nyuma, kuko ibi bintu ni ibibazo cyane, biteye ubwoba cyane. Ni ibintu ni fresh kabisa cyane, kazuba kameze n'ababwo mugire vamve hano, mugire vamva ego. Turi ku ngoro y'ubutabera y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho twitabiriye urubanza rw'umushumba wari nese urabimwambura nawe wabimuhaye. Oya, ni icyaha cya muhama, ntago titire yavaho. Okay, itorero nubwo ryaba hafunzwe inyubako, ntago hafunzwe umurimo. Ni inyubako, ariko itorero Zerafati riri muri Bosco, ntago riri muri iriya nyubako. Hari ibintu twitiranya. Umuhamagaro naho umuhamagaro wicaye haratandukanye. Umuhamagaro wakoreraga muri iriya nyubako, ariko Zerafati nyirizina iri muri Harerimana Jean Bosco muri we, ntago iri muri iriya nyubako. Yego, aho yajya hose Zerafati zahoraho. Tujye twemera ibintu. Yego, impaka zacitse zibazacitse cyane. Yego, nitero wabonye te ukihagera, by'umwihariko wabonye gute, wabonye situation ihagaze? Uyu ni umunsi wa kabiri nitabira runo rubanza. Bwa mbere twararwitabiriye kwa kabiri ushize, kwa kane plutôt, icyumweru gishize. Harimo aragenda habaho udushya. Narabivuza mu kiganiro mperutse gukora, umunsi wa mbere kwa kane aza kuburana, Zerafati yari yamanutse tugira ngo bashizeyo. Ariko uyu munsi noneho amenya bateze n'indege n'abo hanze baje, kuko ku rukiko rwa Kicukiro hano turi nta wundi muntu uhari sibye umwe Zerafati. Icyo nabonyemo rero byakabaye isomo mu bandi bashumba bose. I know Bishop Harerimana Jean Bosco arafunzwe, nta mwanzuro uhari nimba akatirwa cyangwa ababarirwa, ntabyo tuzi, cyangwa abana ari hanze, ntago tubizi uko biri bugende. Ariko ikigaragara cyo urubanza rwa mbere yatsinze cyane, urwo kwitabira urwo kumanura abakristo be bose bakaza. Ubu bwitabire bw'abakristo, urukundo umushumba aba yashyize mu bantu, ni iki ku ruhande rwawe mu mboni zawe? Abantu ni benshi, ama interview bagiye bayabona, abakristo bitanze baravuga, benshi amarira barize, wabibonye? Urukundo cyangwa ni kwa kundi bya bintu dusesengura mu bikari? Burya nta ukundwa na bose kandi nta n'uwangwa na bose. Yamvuga ngo nta mwanzi ubaho, nta n'umukunzi ubaho, ahubwo umuntu umuhuza bitewe n'ibihurimo. Navuga uyu mwanya Jean Bosco igiharimo, mu baje bose simpamya ko baje kumurira amarira y'urukundo. Oya, harimo n'abaje kureberera uwareze. Avuga ati noneho umva ko yigenje, turaje turebe. So ariko bose iyi ndege rero nayo imirimo iracungira umutekano hano. ntago bose ari urukundo.
ibyago abagusanga barira siko abarira amarira yose kundo hari amarira ajya bita ngo nayingona ariko majority uko twagiye tureba benshi mu butama batanga buhamya harimo abavuze ati ngewe nari naragiye ikuzimu Aransengera Mvayo ngewe nari narananiwe kubyara narabuze urubyaro ariko ubu tuvugana ndahetse ngewe umva benshi bavuga ibintu hari nawe watanze hari umugabo witwa Paul nimba Robert wavuze ko yasengewe ari kuri televiziyo ariko online ariko akaba aratangaje ko yapfuye yiyiziye nawe ubwo ni ubuhamya bw'abantu harera Imana Jean Bosco yagiye asengera so ntabwo rero nashinga akadomo kaba hari bose ari urukundo ariko benshi bahari ni urukundo pe ikigendanye n'ibitangaza umugabo yabikoraga ko ntago bagiye bavuga mu mboneza yego uyu munsi mu mboneza kuko ukurikije ubuhamya wumvise hari n'umukobwa nabonye ufite amati ngewe n'amaguru Nagiye sashika barabisezereye uko tubibona byabagaho kuko kuri ngewe ntacyo yankoreye ngo ngihamye ariko bitewe n'ubuhamya turimo turareba byabagaho so gusa iyo bibaye ndibaza ku bantu badukurikiye reka mbivuge nk'umuvugabutumwa nanjye ndi umuvugabutumwa ndi umukristo kuki twibaza ahubwo iyo ibitangaza bikoretse akenshi tubiyegeka kuri shitani kurusha uko twabegeka ku Mana tukibaza Imana yo nikora ese shitani ufite imbaraga hari n'ikiganiro nakoze mu gitondo mbere yuko nzano ku rukiko cy'ifoto yarimo arashyira igicaniro ku ruhimbi bavangwe ari guterekera niko byavuzwe ariko se ntabwo shitani afite imbaraga kurusha Imana so rero njye mu maso yanjye no ku busesenguzi bwanjye bwite yuko burya ntago watangirwa ubuhamya n'abantu barenze 10 ibyo nari binyoma kandi buri wese avuga ukwe ntawe uhuza n'undi n'uyu urega ako batabare bakavuga izina n'uyu urega arabona abanyabamuha akazina ngo ni akaderira yego kandi ni uburyo bwiza cyane kuko ukurikije ibyo abakristo bavugaga bati dushaka kumenya umuntu ntabwo utekereza ko abantu bamugirira nabi buriya rero hari igihe uyoberwa umwibye ahubwo ayoberwa hamuhisha uko byagenda kose abazirafati bazi uwareze oya baramuzi bamuzi baramuzi ahubwo ntibashaka kumuvuga ariko reka twivugira tumwite ni igihe ni Nyarwanda bamwisigise reka tumwitigise ntabwo tumuzi ariko amakuru ariho mu bushakashatsi buriya reka mbivuge gutya abanyamakuru ni nk'amaneko kaye ntamuzi navuze ko ari igise buriya abanyamakuru ni nk'amaneko ibirimo biravugwa yuko nawe uwareze nawe hari ibitangaza yaboneyeyo nawe hari ibitangaza yaboneyeyo ahubwo akaba ari ukwigiza nk'ana utuntu bagiye bafatwa utuntu tutamenya tugenda duwiwisa ngo hari ukuntu ukrashingira umuntu reka mbivuge mu mazina yabyo ukagira umuntu irari ukagira umuntu irari ariko nyuma ukaza gasanga ni umukozi w'Imana wamariye amahoro ntabyo nzi gusa habayemo utuntu ngo twirare ukuntu nibiri kuvugwa kuri iyi mihanda ntabwo ari njye iki ni icyaha cyo kwihesha ikintu cy'umuntu yakoresheje uburiganya icyaha kiri kugenda kigaragara mu bapasiteri aho iki cyaha yaragihamijwe aragifungirwa reka rero mbabwize ukuri
ikibazo cyasabaka ituro, ikibazo nitwe tuyitanga. Nanavuga ngo sinzi imitekerereze tuba dufite. Wowe nimba wari watswe ituro, okay, njyewe Bobo reka nsipoze ke dore nta rukoboko ngira, sibyo? Aka nta kaboko kariho. Njyewe Bobo ngiye wenda katuvuge ko utanga urugero ko turi kuvugaho. Ngiye kuri Yarampemukiy aransengera akaboko karameze. Ni urugero, igitangaza kirabaye. Yego. Kandi ahantu hose byari byarananiranye. Byaranze. Okay. Wenda ibi byo reka tuvutushyire mu ndwara. Narwaye indwara runaka. Narazerereye mu bitaro hose ndasenga baramvuza biranga. Ngiye kwa Yarampemukiy Jean Bosco aransengeye biremeye. Gute nimba ngize umutima ahubwo kuyabaca nimba uko bikoreka abaca make. Abaca make. Si ukugurisha. Ndaguha urugero muri Bibiliya. Yesu ari kwa Petero haje indaya ifata amavuta yawumena ku birenge. Ahenze kubi. Yari abikoreye iki? Hari ubwo Yesu yabimusabye, yari ari kumushima. Yego. Ituro ry'ishimwe n'ituro ryo kugura mu bitandukanye. Yego. Ntabwo nemera ko umupasiteri amagara umuntu yanga usengera uramiturira inire. Gukorwaho ugatanga. Icyo marije kubona rero muri aba bantu dutanga, si uko babaye abaciye, bakorwaho bagatanga ahubwo nyuma bagahindukira. Oya, si n'ubukene, ahubwo sinzi dayimoni batera, bakahita bahindukira bakajya kuvuga ngo baratanze kandi ari umutima ukunze. Ese icya kabiri, ngiye kunimba muciye ayo mafaranga ubundi yamuhereye iki? Nimba yayamuhaye, injiji si yatanze, amasi yahawe amafaranga, injiji ni yatanze. Barayagucira yatanze, ubundi urajyahe? Icya mbere, si ibishyimbo bakugurishije bakubeshya ko ari bizima ngo usangamo imungu. Buretse si biswi cyangwa ji bakugurishije ngo basange yarabaye expired. Barakubwiye ngo turagusengera, urabyizeye urayatanze. Ubundi ubwo ikibazo n'uwahawe amafaranga, cyangwa ikibazo ahubwo n'uwayatanze. Ahubwo ibi bintu hano ndi imbere y'itangazamakuru byinshi, ndabizi ribira bireba, ahubwo ibintu abishyira mu cyaha cyo kugura nka ruswa. Nka ruswa. Kubera iki? Nimba oya buretse uwo wagiye kurega nawe ko yatanze amafaranga atuburiwe, we yayatangiye iki? We yayatangiye iki? Kwitwaza kutamenya umuntu. Uyu munsi ugiye ukabona umwana w'igitambamo ukamuga nti wakanda utazi gutekereza, wino nkoreka akantu dukora akagakora, ubu mubi nuwuhe? Ninda mwana ku mafaranga. Ninda mwana ku mafaranga. Ubaze ikibazo kimwe. Nta munsi numwe baragutubura, wenda tureka n'abapasiteri, hari n'abandi batubuzi bahamagara abantu, hari n'abandi bakora ibintu, nta munsi numwe baragutubura. Baranyibye. Ariko banyiba ntabizi. Ariko naho abandi bo tubitandukanye n'ibyo. Barabicaza bakugiye muri twe barakwiye. Banyibye nabizi. Banyibye nabizi. Ariko hariya ikiriho kiregwa ni amafaranga witangiye wikuriye mu mufuka. Sibyo? Okay, ushobora kuza kwenye isikoroka nkakuguriza ukanyambura. Ushobora kwenye isikoroka ukangurisha ino mikoro nkasanga yarapfuye. Sibyo? Ariko aho ngaho ntafite fagitire nabanja gukuregera iki? Ese amafaranga baregereza miliyoni 10 koko nimba yaranazitanze yazitangiye iki? Kwa kwituro yareka kuzitangaza none se yarasengewe? Ibyo bari kuri gaberera Imana narabyumvisha. Imana we yashutse uwo muntu amwaka amafaranga amwizeza ibitangaza ibyabo, niyo mpamvu yamuriza. Reka rero mbabwire ibi bintu nongere mbigaruka mu bintu by'agakiza. Mu bintu by'agakiza kujya kubeshywa ngo n'abadukurikiye mu mwabeshywa nyuma ya murakanguke.
uratanga amafaranga wizezwa ibitangaza uhuye n'Imana cyangwa uhuye n'umuntu? Ese reka nkubaza, ntawe abantu bose basengewe yuko bakira? Icya kabiri, gusengerwa ugakira ni process, ahubwo turebe kwitwaza amafaranga. Mu busesenguzi bwanjye ahantu harimo utundi tuntu twe turi tije twicometsemo turenza amafaranga. Mbese Bobo urahita ubihuza n'inkuru nabonye, inkuru nabonye ahantu kuvuga ko hari Imana bari no kuvuga ko hari akuntu yaguze ikibanza ahantu. Ikibanza nacyumvishe buze nacabiguruka, natwe amatwi yacu abagize n'ukuntu bigira. Ikibanza rero yaguze akamakuru ahari ko atarikera cyaguzwemo, biri kuvuga ko ikibanza ari icy'umuntu w'umubyeyi ukuntu, kandi n'icyarera Imana niyo yamahara Imana yaba yarakiguze. Ese ubundi gutunga nk'umukozi w'Imana n'icyaha abitwaye icyo bundi ni nagiye kumva mu rukiko kwa Yonga avuga ngo harimo isango yaguze igice cy'ikibanza. Ariko ibyo bitwaye cyangwa abantu benshi iyo umuntu yahuye n'ikibazo twinjira no mu tuntu twinshi. Reka turebe mu kirego mu biregwa uno mwanya ubuyobozi bwadutangarije. Reka twinjire ku kindi cyaha harimo gukanga sebanya. Yego. Ukibaza umuntu bamusengeye yambaye bamufatura Korada niwe ubizi neza, Korada yegera hano atubwire neza. So ku bintu bivuga ku mafoto y'urukozasoni biravugwa ko hari video iri hanze igaragaza ko hari umuntu umwe muri bo bari barimo barasengera, umwe yambaye ubusa undi agize, ariko ntabyo nzi. Jyane no gusaba Imana iyo video sinzayibona kuko ntacyo nayimaza kuko bigize icyaha. Ariko hantu cyo byumva se ko muri system bajya kuramo telephone. Hari abikora, ari no nabonye mu rusengero arimo arakora gutya mu ipantaro y'umuntu ngo igeza ngo dayimoni igeza dayimoni ari nundi hari nyarudindiri hari nundi nabonye bakora gutya ngo dayimoni igeza reka mvuge kuri iki kintu. Bivugwa ko amafoto hari video uwo mugore ngo yagiriye irari umugabo. Ntumbaze ngo umugore ninde umugabo ninde. Umugore yohereza umugabo systeme kwaje ati bamwe bavuga ko usa neza atari ko ngiye nkunda iminwa yawe. Message nabonye hakirimo ko turi noneho umugabo nawe abasendingiye umugore we tekinike. Noneho urabaza abagore baremwe mwifu ryo gufuha nawe baciye ruhinga nawe basomeye wa mugore wundi mugenzi we. Rwaserera rero biravutse nyine akazi kaba karabonetse. So rero mukuvu nawe waje watererewe wikaze. Yego Ubigende ibyo bintu byose ubuze giyo foto ntago mbiza ariko nibiravugwa tabikiraho bari gukangisha iyo video cyangwa ayo mafoto yambaye ubusa. Ntabwo byaba ari trick bakoresheje bamaze kumenya ko ibyo bamwijeje bitakoze, barangiza bakamunyine akamushuka cyangwa bagakoresha ubundi buryo izo video zikaboneka, kuko wenda bari bamenye amakuru agiye kubarega bakabikoresha ku buryo bamubwira ko nazabikora bazashyira ubwambure bwe hanze. So njyewe mu busesenguzi bwanjye nshingiye ku byo birimo biravugwa hanze hirya no hino dutoragura tureba ahantu koko nimba iyo video ihari. Ijambo rya mbere, nimba iyo video ihari koko harera Imana arimo arasengera uwo muntu, sibyo n'umudamu we. Uwo mudamu yaba yarakorewe ihohoterwa. Ariko kandi nanone nimba hari iyo video ihari ivuga ko uwo mugore yayitanze kubwirari yagiriye pastor akayiha umugore akajya guserera, urumva yaba ari mu rwego
rw'uko yamenye ko bigiye kugera mu rugo rwe, akavuga ataho kugira ngo nsenye reka nshyirishamo Bishop Arema n'umugore hakiri kare, njyewe ibyanjye bizimirizwemo, kuko buriya babiri baburana umwe abayigiza nkana. Icya kabiri, aba bantu byanze bikunze ntibagiye kugerana mu nkiko bakaya kugeza igihe bafata Bishop n'umugore we bataziranye, baziranyeho utuntu twinshi. Rero uyu mwanya niyo mpamvu dutegereje kumenya ngo urukiko ruzanzura iki. Ariko njyewe icyo mbona cyo, aha hantu harimo akagambane mu gace kamwe cyangwa kandi.